yego akabariro ndagatera nta kibazo akabariro ndagatera imibiri yari none se nshaka kubahuza mugasubirana kandi ndashaka kubakora ikintu cya danje urumva ubu umurozi urumva uwuroga urumva yanavura wanditse kunkora ese urayimenye Indundireje umwana yo gacara ndakuraye yo gacana injishi akenyegeza ibisabo harashaka kwereka ko akweretse kuri ubusa aka kanya we kubwe yumva yanankandagira akansonyora akangira kuri yacu arigeze ayimenye kuko nyikozeho urumva abakurikije Kigali News no ku Murongo TV ndetse mushari Nasha TV nguzo ko mbigenza ikiganiro nibi ariko waje atabishaka nta divorce kwakoze uri umugore wanjye paka nzava aramutse yeme mwasubirana kandi ari umugore wanjye ahubwo usiye ko sinzi bisaza afite iki cyanjye abyeme mwasubirana yego sha misego yisegoraga ntabwo rigeze nyifura yewe arase ukuri sha bote nanze kuyifura sha urumva cyubaye ubundi ubizi ko mutera umutomo bote ndagukunza no kurisha boy wewe mwiza ko abandi bose uzo ko muri keza bote ku muhana kuramana ndakuramo hanze kunze ngoke agende cyubaye yes cyubahiro rwose mu modoka nziza cyane niyajemo hongo sekati note cyubahiro imeze bite modoka nziza cyane kabisa meze sawa akira mikoro meze neza fresh nari muri marabone nawe nawe kandi muhorane ni fresh urihangana rero nakubeshye umeshigeze nakubeshye sana se uburi ko alimentation haramba nibere kabisa yego tugere ntari bifite ariko barura bameze neza nari nange ntubwana ngo kumumena kanziza cyane none se kubarya banzere hari bazome ndende kubarya kubarya ari kize kubarya ari nyene kino gipira rwose cyane ni bisanzwe se wajya gufata ubukwe no gukora ubukwe dafite ubushobozi bwo gutunga umugore man merukana nabonaga imodoka ari abayitaga ngo rive bite iriya kuko nifite buri papa wawe oya ni yanjye rega papa bavuga ibyo washaka nanjye ngomba kuvuga ibyanjye nkuko mbizi kuje wenyine mbese ko nta mugore mfite nta ushira mfite nta ndengeye nyine uranyemerera noneho urasa nkuhagarara hari gatoya heza kakasa please to nawe rero ngutaka surprise urasa nkuhagarara hari gatoya ku rugi nta kibazo nibyo nikore aho ngaho none se madame ameze madamu nka wishubuka madamu se n'ubishoboka cyangwa nakubiswe n'inkuba wishubuka ntawe ushubuka se n'ubuye aha ngo nguki cyo wishubuka n'ubu nari mpari awe rero hano hamagaye mwango mufitije inkuba rero nivuye ngo kugura umuntu akantu no kumubaza ibindi bintu yabagira n'ifati yanjye hari uretse kuza si akasha uransetsa rwose Kosi ya Cyabaye umbwe ngo ujye kungura akantu ujye mu gitangazamakuru ubona se ufite ubwo ubwo bwikize umurato bene ni ruzungerega bataye akazi nabyikorera byose ufite ubwoba ariko ufite ubwoba bw'iki mani ubwoba bw'iki ndenda shaka sisa bugamije gatoya Cyubahiro yaje ire mu nkoko ariko ntarebe se undi mubiki ngo mango magara hanga mpaka gaho ngwino kamana mbyikorera gutya ahazaza cyabonye iki Wanyi cyo se wowe koko kweri cyabonye iki urimo n'ibiki koko mani
shawe muca amazi wajya kwitangazamakuru no mu bintu by'ubuzima busanzwe se n'ujyo abantu bakamera ucyambara kuri kamera se wagiye se akira mfasha rata ariko akira umukunzi uriya ntacyo ko nihanganira kigabona akira umukunzi akira n'agatebe cyo cyara ku ruhande ndice bumoso bw'umugore cyangwa iburyo cyari buryo ako ni mwana kureba reka njya aho mbonye akoresha uburyo sha waje ukansuhuza se bwase reka mwana nsuhuza ariko cyangwa wamushyizeho politiki utamvugisha atamuye nsuhuza oya mbabarira icara cyawe urorere kandi utabishaka se wakicaye mwana ugakora ntabwo nsuhuze sibyo bebe oya njya cyavayo kameramani cyanda ku waje ukansuhuza mwereke imodoka wazanye araza ku saa hizi se imwereke wenda zindi ya mbere sha waje ukansuhuza bote se waza kunkora shavayo mwana uri kumbaga se reka nicare yabyanze nakubwira ngo ndahita nigendera ahubwo ntarambangamira ndigendera sibe namangamiye ba ese arakubangamiye kujya mu mwanya uzakira ute ko muri wese ukizi mwe byabaye kuko ubu cya gihe rwo duhuye cya gihe nibwo duhuye siwansuhuje umva wimbangamira ndakwiye ndetse nakugize ne ko wampaye inshuro nyinshi uyu munsi nibwo ntabwo byanze bihagije si ibyo wakoze ntabwo si byo ibikize wampaye inshuro nyinshi ubu wongeye umva gusuhuza ndakwinginze icyo arisekera n'ubundi ati ese nkora iki roboti yanyamanaga rwose umukobwa nawe ati ibyo wankoreye si ubizi se nakoze iki koko iyo munyemereye tujya kuganira ariko ahubwo siya akira mikoro twakoreshe asabyemerara nagira ngo uhe mikorofone imwe dukoreshe imwe turi babiri ngiye nkwibariza kugira ngo byumvikane ibyo ndi bukubaza mo aho ngaho ibyo numfashe none urabizi ko ibi ntabyize nize umunwa n'imyekere kiri kuri kino kintu kirangwa naravuze ko nazagaruka muri ibintu byawe bya kamera kire nta kibazo akira sister uriyumva ute wambwiye ati ntacyo ndi buvuge ariko tangaza wambwana wamutangaza utangaza so wamubonye se aramukumbuye ntabwo nigeze mukumbura na rimwe cyobaye ngo nguki ngo ntabwo byigeze bigenda gute na rimwe nigeze mukumbura kuko uravugisha ukuri uri kunyegera basi fate mikoro muheke yabasi ndigendera pe ndigendera ndakubwiza ukuri ndahita ngenda twakundanye inshuro nyinshi kuva kera iyo mikoro basi ntacyo ntagukoreye ariko umugore wawe yishubuka kandi uyu nguyu gusa ibi nawe ntabwo wabizanye urimo uramutoneka ariko mu gisebe gusa nashaka kubumvikanisha bikagenda neza ubona nkiye ku maso nuko nta kaburo mfite nta mafaranga menshi siko umukobwa agiye kurira amani nta bantu batumiye bakanseka ngo ngiye kurira ndirira uyu nguyu se kuri kutubona turi abantu babiri batandukanye ngo turi umwe radase turi abantu babiri batandukanye gusa mufata ku rutugu basi tere mbabarire ntumbangame nigendere nubwo ndwaye ndahita mfata icyo nshaka ni ubwumvikane mbese uragenda icyo nawe muhamagare we ntabwo arazi ko uri hano urambeshye urakana ahubwo urangurura akantu kuko wowe ndabona uparitse imodoka nziza cyane ndaguwe nta mazu tugemo kibaye ngo musobanurire imigabo n'imigambi bapanze kugira ngo mwe mwarabanye mwe mujye kubana ufite umugore ese uriya mugore niwo mubana mu nzu cyangwa niwo mwabaye mu buzima busanzwe ikibazo ni kimwe ni uko urimo kubivuga nk'aho ubizi neza ijana ku ijana ngo mfite umugore urabizi ko mufite ese yaravuze ngo uyu ni umugabo wanjye ngo muganga kubitisha umuntu inkuba mbona ko urakoze cyane inkuba yakubise umuntu aba inshuti zanjye witwa Matsiko witwa Bera witwa Dino yego n'abandi barabadushyigikiye mfite amakuru ko Matsiko ari intumwa y'uriya mugore muri buriya bukwe abandi bari bambaye neza buri kimwe bagera bati yambaye ishati nziza n'ipantaro nziza n'inkweto nziza kuki mutamwambitse ikoti se nawe
na congo na noza kwambara uburenganzira bwese nubwo kandi tukambara urumva akosiyaka kuva ngo ngiye ngo mfite uri mugwe nawe usenye vugo ngira oya njyewe naramubonye rega wari uhari nagutumiye n'abandi bantu warambwa ati wozaza nshutinge sinzabasha kuboneka ko abagore bumva amagambo kurusha ibikorwa urimo ko wamaye ko kumufasha mikoro urimo kuvuga ko ari umugore wanjye ijana ku ijana murakoranyeho mu ntoki niyo nsuhuza nagira ngo ukore kuri mikoro wiyango umanuzwa tuvuta basi tugerageze tunyere no ari humurije yego sha imisego yiseguraga ntabwo rigeze nyifura yewe arase kurisha bebe bote nanze kwifasha urumva imisego yiseguraga ntabwo yigeze unayifura nakarbo gatatu ku mutima wanjye na nubu niho guze Imana yamaye ya mavuta yisigaga ari ku mutima wawe abandi bakuru bose nabonye urumva nta kintu wakora cyangwa uburaya bwawe kuyesha ntago ndagukunda rega ntago ari uburaya sha kwinginze uri kunera iseseme ntago ari uburaya bote uri kunera iseseme urabona sari ibirutse kumva uri kuvuga amazi urabona ari ibirutse ndamutse iseseme kweli umwanze kuvuga isiyaka nkamubwiye njye mbara umumbariza urumva buretse mva banza unyumve neza inyonye kukubaza ndimo ndabyumva umumbarize neza aho kamera mo kwikontora cyangwa uraza kuva ndimo ndabireba murebe ntago oya buretse ndimo ndabireba ngiye bigukoreraga kuva kera none se iminsi maze urimo kubinkorera samuganira iminsi maze urimo kubinkorera ntangiye gusara mu mutwe okay question mark reka ngiye nkwibariza ikibazo kimwe nako ngiye kubwira ibintu ugiye kumumbariza kandi bigusa wenda ngira wabimubajije okay nyine yabyemera wenda wari buze kukuba uretse twaganira imbere kiganiro twakiganira imbere simbizi byumva nta twavuganye byinshi simbizi kangiye nkwibwira igiye ugiye kumubariza icyambere yego twanabanaga twahuye inshuro nyinshi urumva twaraganiriye twarahuraga kenshi twahuriye kuri hoteli runaka hano mu Kiyovu Great Hotel mu Kiyovu kuri hano bamwariye muri hoteli na haruguru ma Hotel Kiyovu urakoze cyane noneho uramubonye kumwe n'abakobwa b'inshuti ze baje kuri pisine nanjye naje kuri pisine nayo ndi wapeke njye ngenda guhumwe ndamukunda mwakanemera rakama turahuza nyine nimva bisanzwe ni birebire noneho nyuma tuza kuba inshuti nyine birenze musaba ko twabana arabinyemerera anjyana iwawe wabone n'umunyamujyi naho na Kicukiro njye wacu ni mu Mutara mujyana iwacu urugendo rw'amasaha 2 n'igice kiramuruzi cyameze na rwagitima birahuye wacu baramubona ni hafi yaho baramubona baramwishimira njye baranyishimira nta kibazo ariko nyuma haza kuba Mosaga cyangwa se akantu katari keza haza kuza umuntu wa danje nawe wenda umukobwa munamubaza haza kuza umuntu witaruka ariko buretse ntabwo narutse wese nkiri ingingo kuyinde ndashaka kubanza kunyumva ariko yego urabizi umukobwa ushaka nawe uze kumwibariza arahari yego akabariro ndagatera nta kibazo akabariro ndagatera imibiri yaramatanye se oya ushaka kunsabye imbere ya kamera okay gusabye se gute okay nuko nawe yego siko kabariro se nyine buretse gato naryamanye uko tutageze no mu rugo oya ndoze rutaragera oya mumya umva se reka mwibarize noneho icyabe cyo hakana mu myaka 2 mwamaranye ntago mwahuje imibiri na rimwe nge naryamanye nawe kibaye ni yego cyangwa ni hoye umva oya gusa ushaka kunsebya reka vuga nanjye umva mu rukiko umuntu wese avuga mu ijambo rye ariko kamwivuganira basi ntago yabyemera kandi ko nawe unahoze kubaza ndashaka ngo muhanso nta kibazo aravuga ngo njye nunze nawe ubugambo bw'indata nigendera sibo n'ubugambo mana regaraba uyu mwana nyirishimye se gise namuguze ako se ndasi ngaho aravuze ngo nigeze njyamana nawe bisubize si wenda nshaka kuvugira kuri kamera wenda ngewe naryamanye ibyo ngibyo zo kubikata ntago nshaka kubivuga njye nafunwe ibinteye ako wewe muteye pfunwe urumva ibiki njye nafunwe ibinteye genda suko nasoni irebe ariko irebe ikize nese mbaye iki wemeye ko zijya kwa padiri ko yacyo mbaye none se nyine kutangiye kubeshya ikintu shaka cyo nshaka kujya kubahuza mugasubirana kandi nashaka kubakora ikintu cya danje urumva umurozi urumva uwuroga urumva yanavuye
itabaza zabatsirika icyo bishaka uko ashaka kumusubira mu rugo atashaka no kunyegera erega arabaye abaciye mu narwango ruhanye nuko imodoka yaciye ahantu urumva kandi ahantu haparitse urumva ndahita nigendera ndagenda bro uvuze ngo ngende yubashye ntabwo ndi kandi imodoka aho yanyuze urumva yarivuye muri parikingi ari nawe yongera parike aho yaparitse rero urumva izongera parike kuko yanga njya muri hariya hepfo yona ibishyimbo by'abandi ihoramo yonga bakabyarawe inka se zirazinyonera ni ukuri ariko ni umugani wa kinyarwanda kandi umugana kariho uyu mukobwa muri angana ndahagaze nimundebe hejuru murebe muri kamera gusa yego uyu mukobwa ngenda mukunda banza ongera ufate kutuvuta n'ubundi mu musego ntabwo wagezeho Musenyeri Siseme wambabariye ase ubundi cyubaye uyu mukobwa aramukunze bya nyabyo mbere ko mujya mu rusengero wafata umwanzuro wo kujya kwa padiri no kujya ku murenge udakunda umuntu bibaho wafata umwanzuro wafata gute umwanzuro gira abadukurikiye bareba pe wafata umwanzuro gute wo kujya gusezerana n'umuntu mu mategeko n'imbere y'Imana cyangwa se kwa padiri mu kiliziya utamukunda birumvika ko nawe no mu kiganiro abimbwa ati namujyanye iwacu n'abanjyane iwabo uzi cyane uzi ko yanka yarazi ko ni ukuvuga urumva urabona inyana urumva iyo itegereje umubyeyi wayo urumva umubyeyi wayo inyana irishima ati umunsi ndanywa amata ni ukuvuga n'inyana rero yabuze umubyeyi wawe ahubwo umva ari kunywa amata dore ukuntu bimeze inyana banze kwinikiza urumva bayikomereje mu ruhongore kubera iki bebe umva ndashaka ibyo kubabuza kandi ndashaka kubabuza kandi buriya bukwe buzasubiramo ndakumva ngenzi yakama najya uzize ibyangombwa ntabwo nshaka kungura mu mani imisatsi ye barayogoshe urabona nta menshi no kwishukisha byaragoranye avuye no kwisengera n'umutesha atabanza wumve ntabwo yakundanye n'imbobo yego imbobo ni ingezi niyo mpamvu udakwiye kumbwira amagambo yose abonye uretse imbobo ni ngewe najya bisobanura first of all bisobanuye nabyo wait ni nge mbobo se uretse gato se njyewe ntabwo naryamanye nawe karabona n'icyo gitekerezo sinakigira ataranyambika impeta cyangwa ngere mu rugo akabariro nzababwira uburyo abakubaka abantu bakuru kandi buratuma ngenda uracyakomeza kunshoto uracyakomeza kunshoto kandi nta nakabaraga bifitiye umuhakaje kayinywere cyose ntabwo nurayifunguye yose nayo nongera no kunakora cyane ntayafungura da agiye kukanywa cyane kangusomye basi mandi wanditse kunkora ese urayimenye yakurangiye ndundireje umwana yo gacara ndakuraye yo gacana injishi akenyegeza ibisabo wirira bihogora cyo kino kiganiro rero kirandemereye ihorere sister mbabarire singewe cyo bifatiye mikoro y'icyo tangaza we nago bya tangaza cyo ikiganiro ntago kiza kunkundira ngiye no kugisoreza pe gusa no mukobwa mu kiganiro cyabanje yavuze yuko ashaka kuzahura n'uriya wishe ubukwe aranavuga ati yewe nta rwango mfite cyubahiro sister komera basi sibyo se kone ntabwo wari ufite umwanzuro wo guhita umene arimenye pe byanyabyo umujinya nakaje gasa neza kakorewe mu Rwanda pe cyo yanze kuvuga nawe ikiraki siza kwanze ko ari wakomeye bazikambwira amagambo make muri nkisoreza cyo
komera nyine nawe ukomere erega nawe nagara urundi ruhande wamwumva n'abadukurikiye mwamwumva n'umwana w'umukobwa yarakomeretse ati byabaye byose nta kimwe nibuka gusa nisanze ni mu rugo baranyogosha imisatsi muramwibuka muri ya video mwarabibonye pe Matsiko yaravuga ati birabaye we amagambo ashize ivuga none do harya ngo izi niko zubaka cyangwa cyubaye bari batandukiri kuko nta ngo wari wasoze pe wa musoro ntuzi ko umuntu asigaye akora ubukwe agasora wajya no kwikocoza urumva ugasora kugira ngo u Rwanda rukomeze rutengamare rumere neza tunaga cyo kibazo cyerekana isoze kiganiro cyanjye uzi nama nakugira kigabo wasura ku modoka yawe kwa kuno mwana w'umukobwa n'injye umukomerekeje yije ayiguriye ayizaniye none arayibona ngende muri ambiance se ngende muri ambiance wonde skara nushobora gutwara imodoka inama nakugira nugendemo maze bitekerezo kabiri dusangire ka kantu basi reka nyenga kugure tu akari kubita hasi akamena gute nta gisobanuro kirimo cy'ibintu bibi harashaka kukwereka ko akweretse kuri ubusa aka kanya we kubwe yumva yanankandagira akansonyora akangira kuri yacu pari arigeze ayimenye kuko nyikozeho urumva abakurikije Kigali News no ku Murongo TV ndetse mushori Ntasha TV muguze uko mbigenza nibi ariko waje atabishaka ariko no ko yavyemeye ko waza kuhagera birahagije icyo umuntu yumva yabuze ijyaho ababyeyi mwe mufite abana mukajya kubashingira yaba abahungu yaba abakobwa mujye mubanza mugira inama uretse maze ngo baze gatoya sibyo hari ikintu mwiye kumutaza nigeze ubanza kumubaza cyangwa se ngo nanjye umbaze amakuru y'ibyo twumva nibyo cyangwa ntago ibyo uriya mugore ni wowe cyangwa se wowe mwaje mwemeza ngo umugore wawe oya simbizi gusa icyo nabonye n'amatsiko igihe zose nzamubonera urumva nuko nawe mwabonye video y'ibyamubayeho ni ibintu binateye n'ubwoba ariko nanone by the way reka nshimire n'amatsiko kandi nahari nawe akomeze yihangane nyuma yo gukira kongera akarwara akagora n'insanganya mwawe muri video cyo ngenda shaka kuzahuza wowe n'umwana w'umukobwa nabinyemerera wa mudamu nimba n'umudamu nimba mwarabyara simbizi rero nuko nawe ubivuga nkaho ubizi wajya ubanza ukambaza akaba aryo wikwibwirira muhamagare twumva ku ruhande rwe muhamagare bikize wanze umbaze nk'igisubizo ko n'igisubizo kuri ntabwo ari mwe muzi ukuri abantu babonye kwa Makuzi ntago ura umugore wawe ntitwabonye mu mashusho muraza kumubona kuri thumbnail cyubahira kumuterera ivi kumusana wa Severance urakoze neza ku itariki enyezi kwa kabiri akareka enyezi biki ngenda bize neza none sura afite wo yarahetse 14 kwa kabiri 14 kwa Severance Surias nzi ko nteye ivi ngize ubona mwemera cyangwa niwe twabonye yicubukwe nyine naramwemeye ngewe cyangwa naramwe nabyanze numwanze se kubera akanye uri umuntu umugabo suko nafite inguru uri umuntu w'umugabo urumva dusoza gira icyo ijambo rivuye ku mutima uvuga kuko umwana w'umukobwa ngise kumuvugira narakaye jambo nababwira ubuze navuga arimo gufata icupa karimenera imbere kandi ngo yari inshuti yanjye ababaye byanya ahubwo ninjye ubabaye ahubwo arababaye asababarwa ni babayera wambabariye koko ahubwo nshaka gutaha ndagukira nta kibazo afite imodoka ntacyo nagusabye kandi urimo kubivuga ndagukira umugore wawe Imana nyine se wowe genda ukiri umugore wawe ahubwo se ikibazo ni kimwe Imana ngiye mu masezerano ngiye uyu ni umugore wanjye kwa padiri wadusezeranyije nta divorce twakoze uri umugore wanjye paka nzava aramutse yeme mwasubirana kandi ari umugore wanjye ahubwo usiye ko sinzi bisaza afite iki cyanjye abyeme mwasubirana nabwiye ngo mudatuma ndukira hano duteseseme reka nsoze so abari badukurikiye kuri Kigali News 500 ku Murongo TV ku Ntasha TV reka kino kiganiro naho cyatambuke ubwo rero umwanya usigaye ni wanyu mujye muri commentaire so vuga ko tuvuganye iki kiza sumboye se kumora se arimo onge muri ubwo isura sha bebe reka sha shosho makubita muto mbabariye koko musetse se bose tazo umbare reka oya mama wongeye wanguki atsenga gusetsa koko
ngukunda kandi ubizi cyubahiro ukunda ubizi ko mutera umutoma bate ndagukunda no kurisha boy wewe mwiza ko abandi bose uzo kumuri keza bote kumana kuramana ndakura muri tukunze ngo ki anegende cyubahiro izo gihe ntabwo mwometse pe tuze kwanga ko mu kiganiro cyubahiro tangaza cyane nawe uransize ati ndagenda ndeba ku modoka ye pe muhungu rwose reka tubashimire mu mwese mwe mudukurikira basize intebe hariya Imana ibarinde.